yavuze ngo ubutunzi bukugwizaho inshuti, ngo ariko umukene wagira gute? Ngo umukene atandukana na mugira gutya muvuga umukene ngo ubukene bugutandukanya n'abantu. aha ndafashijwe. Ubukene ubukene bugutandukanya n'abantu, barakubona bakaguhunga kubera yuko uri iki? Uri umukene. Twajyaga tugira ikibazo cy'impamvu inshuti tutazifite, none tubonye igisubizo. Ubukene wajyaga wibaza impamvu bantuza batakikuvugisha, ni ukubera yuko uri umukene. Dore ukuntu bandeba, undebera ukuntu bari bandeba. Namwe hari ababavuyeho baragiye, ntuzabe baragiye. Ndimo ndabaza ntuzuriya uriya baragiye nawe. Ni ukubera ubukene, nta yindi mpamvu. Iramubwira ngo Yeremiya we, nakumenye ntarakurema. Ngira umuntu ukwegera umubwire ngo Imana yari ikuzi utarabaho, mumbwirire nakumenye ntarakurema, ndangije ndakweza, ngo mare kukweza ngushiriraho kuba umuhanuzi usahanurira amahanga. Nkorera kuri piano ushyiremo agasebeni turirimbe twumve ko biri buze kujyamo. Tugiye kuganira ijambo rifite intego ivuga ngo Imana ikumara ubukene bwawe bwose. Imana ikumara ubukene bwawe bwose. Ihangane unkorere mu kiganza umuntu ukwegereye, umumbarize ngo ufite ubukene cyangwa nta bukene ufite. Wamumbarije ndebera ntuzi ukuntu ndeba, wamumbarije mubaze ngo ufite ubukene cyangwa nta bukene ufite. Imana ishimwe. Bashumba iri teraniro rigiye kunyorohera kuribwiriza. Narinzi ko iyi ntego y'amagambo ndibuze gusanga nta bantu b'abakene bari muri iri teraniro, none sanze barimo. Narinzi ko niza kuvuga ngo abakene, abafite akazi baratewe ati twebwe ntago turi abakene, twebwe dufite aho dukura. None ahubwo nabo sanze nabo bafite ubukene. Narinzi yuko niza kuvuga ngo ubukene, abantu bataha mu mazu yabo badakodesha bari bumbwira ati twebwe ntago turi muri icyo cyiciro. Ibyo ngibyo uvuga bikuraho ngaho, none nabo sanze bafite iki? Bafite ubukene. Do undebere idesti enosidi elo bf5. Imana ikumarira ubukene bwose ugize gute ufite. Mpabwira ijambo ndashaka kuvuga ku kintu cyitwa ubukene mu minota mikeya, ubundi tugasenga. Nkorera mu kiganza umuntu ukwegera umubwire ngo kuba hano ntago ari impanuka, ahubwo byari byarateguwe. Imana ishimwe. Bamutumyeho yuko bazamusura akabitegura, hari ikintu akora kugira ngo azabakire. Ni amagambo avuze ngo niba byari byarateguwe n'Imana yuko uyu munsi tuzaba turi aha ngaha, biravuze ngo yateguye n'ibyo izaduhera aha ngaha. Fata Bibiliya yawe dusome ijambo ry'Imana. Rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, dusome twumve uko havuze. Turasoma ibice 4, hanyuma dusoma umurongo umwe wonyine wa 19. Abafilipi ibice 4 umurongo wa 19. Ku bantu bahageze nimureke dusome. Hari ijambo rivuze ngo kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Hari abantu babyumvise ngo bavuge ngo amen. Kuva mutikirije mwese ntago murabyumva, reka nsubiremo. Nari mvuze ngo n'urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi
ibice ni 4 umurongo wa 19 wonyine. Haravuze ngo kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Reka tuvuge ngo amen. Twongere cyane ngo amen. Imana nibaha umugisha kandi ukuboko kwiza kw'Imana kube ku buzima bwa buri muntu wese uri hano. Nitwa Singaye Regis, ku bantu nivuze bari bataraza cyangwa se bari babyibagiwe. Ndi umugabo ufite umugore umwe n'abana 4. Nejejwe n'Imana mu mutima kubwo kuba muri riteraniro y'Isanamitima, ariko iri zina ni ryiza wa. Izina ni ryiza, Isanamitima. Mwanditsi mwerutse kwandika amagambo akomeye, aravuga ngo nzongera cyangwa se nzegura ihema rya Dawidi ryaguye. Avugamo ijambo rikomeye, aravuga ngo kandi nzasana n'ahantu hose hasenyutse. Isanamitima. Hanyuma rero ndashimira Imana inyemereye kuba hano, kandi nawe yakwemereye kuba hangaha. Byari biri mu mugambi w'Imana. Nkorera mu kiganza umuntu kwegera umubwire ngo byari biri mu mugambi w'Imana. Yes, wowe bishobora kugutungura kuba hangaha, ariko kuva kera Imana yari ibizi muri yo yuko kuri itariki uzaba wicaye aha. Iyo ndimo mbwiriza abantu mbabwira ku ijambo ryitwa kataloge. Kataloge abantu benshi bashobora kuyumva nka kataloge bakaba batazi icyo ari cyo, ariko si uko baba batarayibonye, hari igihe uyibona ariko ntumenye icyo ari cyo. Ku bantu mwagiriwe ubuntu bwo kugura ibikoresho mukabigura mubifunukuje cyangwa se mwigiriyeyo bakabibaha bifunze, hari urupapuro rusohokana na biriya bikoresho. Kariya gapapuro ntekereza ko umuntu wese waguze yaba telefone yaba firigo yaba mbese ikintu cyiza gifunitse mu ikarito yacyo, ako gapapuro kaba karimo. Iyo atari agapapuro kaba ari agatabo. Korere n'imikoreshereze y'icyo kintu mu gihe runaka uyobe uburyo kikiri bukore, urasoma kuri kariya gapapuro. Biravuze ngo umuntu nawe aza ku isi, wowe uza ku isi hari urupapuro rwasohokanye nawe. Urwo rupapuro rwanditseho ubuzima bwawe bwose. Kabone n'uyu munsi wicaye ahangaha, kuri urwo rupapuro byanditseho yuko wagombaga kubura ahangaha. Nkorera mu kiganza umuntu kwegera umubwire ngo kuba hano ntago ari impanuka, ahubwo byari byarateguwe. Imana ishimwe. Bamutumyeho yuko bazamusura akabitegura, hari ikintu akora kugira ngo azabakire. Ni amagambo avuze ngo niba byari byarateguwe n'Imana yuko uyu munsi tuzaba turi ahangaha, biravuze ngo yateguye n'ibyo izaduhera ahangaha. Hari abantu banyumvise ngo bavuge ngo amina. Imana ibaha umugisha. Ejo bundi Imana iherutse kubwira Yeremiya, imubwira amagambo akomeye, iramubwira ngo nakumenye ntarakurema. Ariko haleluya. Numva nibuze kuvuga gahoro nitonze, kuko nubundi abantu tuziranye mivuga butumwa ryanjye ntago nkunda kuvuga simbuka cyane. Hari abantu nyine bakunda abantu basimbuka, ariko ngiye ntago njya simbuka cyane. Niba biterwa n'ibiro mfite ntago mbizi. Hari gihe mba ntekereza ko nisimbuka umuyaga uri witungurukana, noneho nkavuga nitonze, ariko ndimo ndumva ibihe biri ahangaha biri buze gutuma simbuka. We reka tuzamure ibiganza, tuzamure ibiganza, tuzamure ibiganza. Haleluya, haleluya. Bishobora kuza gutuma simbuka. Iramubwira ngo Yeremiya we nakumenye ntarakurema. Ngira umuntu kwegera umubwire ngo Imana yari ikuza utarabaho, mumbwirire nakumenye ntarakurema, ndangije ndakweza ngo mare kukweza ngushiriraho kuba umuhanuzi uzahanurira amahanga. Nkorera kuri piano ushyiremo agasebeni turirimbe twumve ko biri buze kujyamo. Ndumva nshatse kongera kuririmba kandi. Fite ijambo ryo kuvuga, fite icyo mvuga kuri Yesu, fite icyo mushima. Yesu wanje n'umugabo aho ngaho. Buretse abishyiremo
nico byabereye hariya. Koraho twumveda, koraho. Mfite ijambo ryo kuvuga, mfite icyo vuga kuri Yesu, mfite icyo mushima. Yesu wanje n'umugabo, Imana ishimwe kuko nanje nahawe kumenya. Imana igite, Imana ishimwe kuko nanje nahawe kumenya. Jamye mu mahoro, iyo shima hasi urukundo rwe. Ukuboko kurasemuye, ukw'iburyo kurafase. Ese ni iki? Kandi ndyamye nanjye, yose urukundo rwe. Ukuboko umugisha utanga mwami wanje ntiwongera umubabaro. Abakumenye bafite amahirwe bazakomera. Umugisha utanga umubabaro. Abakumenye bafite amahirwe no ku munsi mubi bazakomera. kandi ndyamye mu mahoro, Yamye mu mahoro, ibirashe imbabazi, urukundo rwe nirwo rugose. Ukuboko kw'ibumoso kuraseguye, ukw'iburyo kurafashe. Mbese nabasha kuba kenshi iyo ndimo mbwiriza abantu ntabwo njya nigingira abantu gutera haleluya, kubera yuko namenye amakuru, menya yuko nta muntu n'umwe ukwiriye kwishinga. Uranyumvise? Hora mu kiganza umuntu ukwegera mubwiye ngo ntunyishinge, mumbwirire, Ntunyishinge. mumbwirire. Ntugire umuntu wishinga da, ntugire umuntu wishinga. ndabyumvise. Ahubwo iyo wumvise ibivuzwa bijyanye n'ibyawe, wowe ufashwe ukuntu wumva ubyumva, ukamuka ubyumva. Reka tumwikirize kandi tudisayide zaradobra. Imana ibaha umugisha. Nari ndimo nshimira Imana yanyemereye kuba muri iri teraniro. Nimunyemerere mumfashe tuyihereze icyubahiro. Kandi kabiri, ndashimira ubuyobozi bwa hano nabwo bwanyemereye guhagarara muri iri teraniro. Ntabwo biba byoroshye ko umuyobozi muri iki gihe turimo aguha agatuti, bisaba kuba yarakugenzuye bihagije. Rero bavuga butumwa bagenzi banjye kuba baduhaye agatuti bivuze ngo ubwo Imana yabyemeye. Wabona Imana iciye inzira, Wabona Imana iciye, wabona Imana iciye inzira, wabona Imana, wabona Imana iciye inzira, wabona Imana iciye, kandi wabona Imana iciye inzira, wabona Imana iciye, wabona Imana iciye inzira. Kandi haleluya. mu bantu bose bicaye ahangaha ndashaka kureba niba hari umuntu umwe wifuza ko Imana ica inzira azamure cyane haleluya. Ni umuntu umwe wenyine, ni umuntu umwe, ni umuntu umwe.
Abo brele varie de star. Ni wewe asifiwe Yesu. Edos. Kandi turakumva. Mene elasi Dosi elo. elobe fa. Murakoze. Murakoze. Ay ay ay. Wabona Imana iciye inzira. Wabona Imana iciye inzira. Wabona Imana iciye inzira. Mutambe. Muretse. Hanyuma Imana nibaha umugisha. Hanyuma muretse. Ninjewe Ami noneho. Ninjewe muretse. Aha. Hanyuma nimureke dukore gutya. Mureke dukore gutya. Hedido elasi. Irazici. Muhabwe umugisha. Oh, ibihe byangezeho bintera kwiheba areba imbere yaje nkabona umwijima niko kugira ubwoba ndataka cyane namiko wambwiye ko utazasiga jenyine mbese urihe geraho shobewe ncitse intege niko kubizwi byiwe ibwira riti uru rugendo rwawe nibyo warutangije ninaryuze rusohoza amahoro uhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba urarinzwe ntacyo uzaba ayayayayayaya kandi haleluya. Imana nibaha umugisha. Hanyuma nari ndimo shimira Imana, shimira n'ubuyobozi, shimwe namwe abakristo mwishajwe no kumva ijambo ry'Imana. Shiro nyinshi yo ndimo mbwiriza iteraniro, nkunda kuvuga ko mu iteraniro habamwe ibyiciro bitatu. Ubu twicaye aha ngaha hano harimo ibyiciro bitatu. Mu iteraniro harimo abantu, haba harimo abantu baba bazi ibintu urimo uvuga baba babikurusha, baba baranagiye mu mashuri yabyo bakaminuza, banabigezemo mbere. Icyo ni icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri haba harimo abantu muri kuri level imwe mu binganya. Icyiciro cya gatatu haba harimo abo ubirusha. Rero kuba ibyo byiciro byose biri muri riteraniro harimo abantu babindusha. Kenshi na kenshi abantu babikurusha iyo ubwirije, hari igihe uvuga ijambo wategwaho ati numwumve n'ubundi. Nabo mu binganya nabo muri kuri bo baravuga ati ibyo ngibyo uvuga natwe twabivuga. Hanyuma rero hari abo tuba tubirusha nabo, hari igihe nawe uhagarara imbere y'abantu ukagira ngo ibintu byose urabibarusha. Ahubwo kuko mwese murimo kandi mukamwicajwe no kumva ibintu ngiye kuvuga mpawe n'umwuka w'Imana, namwe ndabashimiye, nimwikomera amashyi mu izina rya Yesu. Aha. Hanyuma mu minota sigaranye tugiye kuganira ijambo rifite intego ivuga ngo Imana ikumara ubukene bwawe bwose. Imana ikumara ubukene bwawe bwose. Ihangane unkorere mu kiganza umuntu ukwegereye, umumbarize ngo ufite ubukene cyangwa nta bukene ufite. Wamumbarije ndebera ntuzi ukuntu ndeba, wamumbarije mubaze ngo ufite ubukene cyangwa nta bukene ufite. Imana ishimwe. Bashumba iri teraniro rigiye kunyorohera kuribwiriza. Narinzi ko iyi ntego y'amagambo ndibuze gusanga nta bantu b'abakene bari muri iri teraniro, none sanze barimo. Narinzi ko niza kuvuga ngo
abakene, abafite akazi baratewe ati twebwe ntago turi abakene, twebwe dufite aho dukura. None ahubwo nabo sanze nabo bafite ubukene. Narinzi yuko niza kuvuga ngo ubukene abantu bataha mu mazu yabo badakodesha bari mumbwira ati twebwe ntago turi muri icyo cyiciro. Ibyo ngibyo uvuga bikuraho ngaho, none nabo sanze bafite iki? Bafite ubukene. Do umundebere idesti eno sidi elo BF5 Imana ikumarira ubukene bwose ugize gute ufite. Mpabwira ijambo ndashaka kuvuga ku kintu cyitwa ubukene mu minota mikeya ubundi tugasenga. Mpabwira ijambo natangaye, nageze ahangaha numva mushumba ijambo yasuhuje mu iteraniro rigarutsemo ijambo ryitwa ubukene. Yadusoje mu ijambo ngo shyitsa umutima mu nda utuze, atubwira ko Yesu ari uri buze kumara ubukene. Nahise mvuga ni Uwiteka we uzi ko buryo uri kumwe nanjye. Ubukene ndashaka kuvuga ku ijambo ryitwa ubukene. Ariko haleluya, kaduhereza Imana icyubahiro. Hanyuma iri jambo ryitwa ubukene ni ijambo Paulo yandikiye Abafilipi, arababwira ngo kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Aho ngaho rero Imana ikumarira ubukene mama, Imana ikumara ubukene. Turi mu isanamitima, kandi kimwe mu bintu bituma imitima y'abantu ishenjagurika ni ikintu cyitwa ubukene. Ubukene ihangane ndebere mu maso umuntu mwegeranye umubwire ngo ubukene uko gusa, umubwire ngo ubukene. Yo, ubukene ni ikintu kibi. Ndaza kwifashisha, fata Bibiliya mukoze, fata Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Fata Bibiliya ihute cyane mu gitabo cy'Imigani, usome ibice 19. Igitabo cy'Imigani usome ibice 19, usome n'umurongo wa mbere twumva ukuntu havuze. Some havuze ngo iki? Havuze ngo umukene agenda atunganye, yego, aruta ufite ururimi rugoreka kandi ari umupfapfa. Subiramo, ntago ari agenda, ugenda. Aravuga ngo umukene ugenda atunganye aruta ufite ururimi rugoreka kandi ari umupfapfa. Imana iguha umugisha. Haleluya. Bawicariye ntacyo ndaza kukubwira, iyo mikoro yigumana. Umukene ugenda akaba ari umukene ariko akagenda atunganye. Ijambo watubwiye akagenda atunganye ngo aruta umuntu ugize gute? Aruta umuntu w'umupfapfa. Dore rero ikintu kibabaje, ntabwo ikibabaje ari uko turi abakene, ahubwo ikibabaje ni uko abantu baba abakene ariko bakagenda batanatunganye. Ihangane umundebere mu maso uwo mwene wanyu mwegeranye, mubwire ngo nubwo uri mukene ariko ujye ugerageza kugenda utunganye, mumbwirire gutyo. Kandi aho ngaho ndahavuye. Soma umurongo wa 4 da, aho ngaho muri icyo gice. 4 haravuze ngo ubutunzi bugwiza inshuti, ariko umukene we atandukana na mugenzi we. Aho naho ntabwo abantu bahumvise, murarangaye. Haravuze ngo ubutunzi bukugwizaho inshuti, ngo ariko umukene wagira gute? Ngo umukene atandukana na mugenzi. Mugira gutya muvuga umukene ngo ubukene bugutandukanya n'abantu. Aha ndafashijwe. Ubukene ubukene bugutandukanya n'abantu, barakubona bakaguhunga kubera yuko uri iki? Uri umukene. Twajyaga tugira ikibazo cy'impamvu inshuti tutazifite, none tubonye igisubizo. Ubukene wajyaga wibaza impamvu bantuza batakikuvugisha, ni ukubera yuko uri umukene. Dore ukuntu bandeba, undebera ukuntu bari bandeba. Dodo namwe hari ababavuyeho baragiye, ntuzabe baragiye. Ndimo ndabaza ntuzuriya uriya baragiye nawe.
nukubera ubukene nta yindi mpamvu. Twagiye kandi ntago ndimo ntinda inyuma nabonye umuntu w'Imana kandi ndamwemera. Soma karindwi twumve karindwi muri icyo gice twumve. Karindwi yaravuze ngo abavandimwe b'umukene bose. Uretse wumve genda gahoro. Babyumve mutega amatwi. Nimushaka gusoma mwebwe mu byihorera asoma ni Bibiliya ni Imigani 19 tugeze kuri karindwi. Abavandimwe aravuze ngo abavandimwe b'umukene bose yego baramwanga. Inshuti ze zikarushaho kumwirengagiza. Iyo abaganirije baramuninira bakigendera. Kubera yuko ari iki? Reka mbaze muri iri teraniro. Wari wafata telefone ugahamagara mwene wanyu wagujije amayinite, wagujije ugamuhamagara uzi yuko hari ikintu ari bukumarire. Mugitangira kuvugana akahita kuvuga ngo bunkupiye mbanze nitaba umuntu, ukagira ngo wowe uri igisimba. Bibiliya iravuze ngo abavandimwe b'umukene bose baramwanga ngo barangiza bakanamwirengagiza, ngo niyo bahamagaye ngo baramuninira. Mumbarize ngo barakuniniriye cyangwa ntago bakunini? Mumbarize nu abavandimwe b'umukene. Yowe bashumba abavandimwe b'umukene baramwanga kubera yuko nta mbese ubundi nta n'ijambo yagira. Ubundi sereka tujya turabwizanya ukuri. Ubundi mu by'ukuri baragukunda ngo bigende gute? Wabaha iki kuri umukene wabyimenyeye? Munsi umwe twari turi mu iteraniro nk'uku, umuntu yari afite ubukwe. Urumva yari arimo ategura ubukwe, hanyuma akagenda atanga invitation, akagera ku muntu nk'uyu akatavuga ati akamusimbuka ngo we ngo ndaza kukubwira. Akongera araza kumubwira, aramubwira iki? Ko arimo atanga hari y'umwihariko se yamuteguri, ahubwo aramurebye abona n'ubundi yayimo arabayipfushije ubusa, yayikoresheje kuri desa yiwe cyangwa se aravuga ati ngo ntago azanwere. Kubera iki? Ni umukene. Mvuze ubukene ibirori babiteguye tubimenya byararangiye. Imana idukize ubukene ni ukuri kose. Muri iri teraniro abantu benshi bakomeretse imitima kubera yuko bahuriye mu nzira y'ubukene n'ibintu bibahanda. Uyu munsi abantu baririrwa barira, abantu baririrwa baganya, abantu baragenda bakifungirana mu nzu, nta ushaka kwegera abandi. Kubera iki? Mu nzira arimo yahuriyemo n'ubukene, noneho muri ubukene ahuriramo n'ibimuhanda. Ariko twaje mu isanamitima turashimira Imana. Turashimira Imana uyu munsi wa none iri busana imitima yacu. Imana ishimwe. Subira inyuma ujye kuri 18:23. 18:23 hanyuma nze dusoze. Haravuze ngo umukene avuga yihonga, ariko umukire asubizanya umwaga. Umukene avuga yihonga. Ihangane ndebere mu maso umuntu mwegeranye, mundebere mu maso. Yesu. Mumbarize ngo hari icyo wumvisemo? Hari ikintu wumvisemo? Umukene avuga yihonga. Umuntu ajya muri botike agiye kwikopesha, akasanga abantu, akabanza agahagarara, bose bagashiramo, bose bakarangira. Hari n'uwamerutse kubona wigeze ajyayo, arabanza afasha nyiri botike gupimira abandi bari aho ngaho. Yajya kubona abona hasigaye wanyuma bwa atari ngiye kuvuga, akabona hinjiye undi. Kubera iki? Ni umukene. Ariko mwanyemera tukazamura ibiganza tukabwira ngo dukize ubukene muri iri teraniro, dukize ubukene. Yesu we, reka mbabwire, iyo tuvuze ngo isanamitima, rimwe na rimwe
hari igihe musanga ibintu twita ko byadukomerekeje imitima atari byo byadukomerekeje imitima, ahubwo ugasanga ubukene umuntu afite, kuko iyo hari ikintu ufite nta muntu waguhunga, nta muntu bose baba bakwifuza. Nida mukobwa ugiye gukoresha ubukwe areta areba ntuza ati ni uzambera marene, kubera iki? Kuko arabizi neza yuko naramuka abuze ikintu azakuramo amuhereze. Abavandimwe b'umukene, ariko abantu turi mu isanamitima mwanyemera tukabwira data wa twese akadukiza ubukene. Yesu atumara ubukene. Ibintu byose wumva ngo byagukomerekeje umutima byubakiye ku bukene, ntimugire ngo hari ibindi. Ahangaha turi kumwe n'abadamu bakomeretse imitima, bakomereka imitima ngo abagabo ntibabakunda, ngo abagabo ngo ntabwo babitayeho. Imana yagukubisa akazi nawe ukajya utaha nimugoroba utiriwe mu rugo mutirirwanya aho ngaho, wanyura hari ukamugurira agashati keza ukakamuzanira ukareba akazongera ubukene. Ubu yari isengesho rikomeye, arababwira ngo kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose. Reka mbwira abantu bateranye umunsi mu isanamitima, mbabwire ngo Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose. Tugiye gusenga, ntago ndi burenga, narindi ku ijambo rivuga ngo ubukene, Imana ikumarira ubukene. Imana nikumara ubukene, ibyo ngibyo uvuga ngo byagukomerekeje umutima, umutima wawe urasanwa, nta n'undi muntu bigizemo uruhare, umutima wawe urasanwa. Hangaha Imana iramutse ihayemwe abantu akazi, ni ukuri kw'Imana ibyo ngibyo ngo byagukomerekeje umutima, ngo bakuvuga nabi, ngo bakureba nabi, ahubwo niwe basigaye bifuza bagatiya icyama nk'abana na runaka. Hari abantu bumva Imana yabamara ubukene ngo banyemerere bahaguruke dusengane Imana. Abantu bumva Imana yabamara ubukene, ntago ndi burenga ahangaha rwose. Nababwiye ngo ibintu byose naho ngaho byubakiye aho ngaho ni ku bukene. Imana yanjye ibamarira ubukene. Yesu nashimwe cyane.